ni nziza cyane. Ese muhawe ikaze igitaramo cya korali Angeloro. Murabona akayasisi keza, Abana batoya abana b'Imana, intore zatojwe na Bikira Mariya, mu mwambaro mwiza w'ubururu ufite icyo usobanuye muri Kiliziya Gatolika. Yesu turakuramya, Yesu umucunguzi wacu, wowe waduhaye korali Angeloro, tuzamuvuga, tuzakurata, tuzakora mu mifuka tubatera inkunga, n'abana batoya rero cyane ibiceri bya Misiri bazagitanga, ariko korali Angeloro bibone byo. Yesu turakuramya. Akazi kararyoshye, umuntu arashikuka y'akazi. Yes, kakanya karageze. Kuba perezida ntabwo byoroshye, nta nubwo nkwiye kwakura perezida wa korali Angeloro, ariko ubwo bamenyemereye reka tumusabe. Yahageze ndetse ameze neza, abatezeho byinshi, aduha ijambo ry'ukazi nyakubahwa perezida mu mwanya w'Rwanda. Akoze gusangiza amagambo nyakubahwa padiri mukuru wa paruwasi yacu katedrali ya Nyundo, nyakubahwa padiri ushinzwe ibikorwa bya papa, nyakubahwa padiri umurimo w'urubyiruko, nyakubahwa padiri ukorera ubutumwa mu seminari Padiri Pio, nyakubahwa Frere Andre uhagarariye abafurere Nyundo, nyakubahwa perezida wa komite nyobozi ya paruwasi na madamu, ba nyakubahwa baterankunga bakuru, perezida w'abaterankunga ndetse na perezida wa komite y'ababyeyi, bihaye Imana, ababikira ndetse n'abari mu rugendo rwo kwimenyereza kuba abafurere, bashyitsi bahire, bavandimwe, bafana bacu ba korali Angeloro, abakunzi bacu mwese mwaje, abanyeshuri n'abandi, mbifurije ikaze hano muri Saint Jean Paul muri konseri ya korali Angeloro. Mufashe mbashimire. Nihuta mboneyeho no kubaha ikaze kugira ngo tuze gukomeza kuryoherwa na konseri. Ntabwo ndi butinde, profite uyu mwanya maze kubagezaho inshamake y'ubuzima bwa korali. Nyakubahwa padiri mukuru, mu by'ukuri Imana iradukunda, by'umwihariko twabonye muri imyaka 2022 2023 nyuma ya COVID-19, nubwo n'indi myaka yatambutse Imana yabanye natwe, ariko muri iyi myaka 2 ikurikiranye korali Angeloro yagiye ubuntu mu buryo butandukanye. Cya mbere, muri iyi myaka yombi korali Angeloro yagutse umubare w'abaririmbyi, ubu ugeze ku baririmbyi 150 baboneka neza, bakora uko bashoboye, kandi bo mu masantere atandukanye yagize katedrali yacu, paruwasi katedrali yacu ya Nyundo. Niyo mpamvu gushyigikira korali Angeloro ari uguteza imbere urubyiruko no gutegura neza kiliziya y'ejo hazaza. Twabonye amahirwe yo kuririmba misa zikomeye, ayo mahirwe ntabwo twajyaga tuyabona bitewe n'uko twisanga ubushobozi bukeya, ariko muri iyi myaka twagize amahirwe yo kuririmba misa tuvuga ko zikomeye n'izindi misa zitandukanye z'iminsi mikuru. Nabyo byatumye dukora cyane, bitugeza ku rundi rwego, uburyo twatinyutse tukaba tutatinya guserukira paruwasi yacu
ndetse na katedrali yacu ya Nyundo mu ruhando mpuzamahanga. Twakoze amavugurura menshi mu mikorere ya korali ku nzego zose ku buryo gahunda zose zigira mu muco. Ubu umuririmbyi wese abazi gahunda zose z'ubuzima bwa korali. Muri ayo mavugurura hagiyeho komite y'ababyeyi bafite abaririmbyi muri korali. Ariyo mpamvu mwese ko twabavuze komite y'ababyeyi irahari. Habaho na komite y'abaterankunga ba korali yacu. Komite y'abaterankunga basanzwe kuko bisanzwe dufite umuterankunga mukuru ariwo abafurere b'inyigisho za Kristo. Hiyongeyeho na komite y'abaterankunga basanzwe kugira ngo ibikorwa tujye tubona uko duhuza ibikorwa byacu. Muri iyi myaka yombi twagize imikoranire myiza n'abafurere b'inyigisho za Kristo, abakorera ubutumwa ku Nyundo, abakorera ubutumwa Kirambo n'abakorera ubutumwa Gisenyi. Abo bose dufite imikoranire myiza, nakanzwe ko ari umuryango umwe, batwitayeho kandi bakurikirana ubuzima bwacu umunsi ku munsi. Twagize umugisha rero kwitwa izina na Frere Jean Marie, ari we n'ubundi waje kuyobora ubukwe bw'abana be. Niwo watwise izina Angelo. Bimwe muri byo abafurere badufashe kugeraho, hari kudufasha kugura iniforume, amakanzu twaguze, hari inkunga y'ituruka ku bafurere mu mwaka utambutse, hari inkunga batugiriraga buri kwezi, yaradufashije cyane bituma tugera ahantu heza. Iyo nkunga nanone yadufashije kugura karaseri mwabonye turi gukoresha, naho igice kimwe nibo badufashe kugira ngo kiboneke. Ibyuma dukoresha umunsi ku munsi nibo badutiza, baradutiza kubera ko natwe tugomba kubishaka ibisubizo. Umwana agira akagira agacuruka, natwe twifuza ko twazabera umusaruro ugaragara mu minsi igiye kuza. Badutegurira imyiherero itandukanye, cyane cyane umwiherero wa Pasika na Noheli bakabidufashamo, hanyuma tugakora umwiherero nawukorera mu rugo rwa Frere muhira. Batugira inama zitandukanye, niyo hari abo muri twe bafite uburenganzira bwiza turabiyamaze kugira ngo babaganirize babagire inama. Bafasha abakene batandukanye bo muri korali, ariko bajya badutumaho bakadusaba abakene n'abandi batishoboye tukabohereza bakagira ibyo babafasha. Twagize amahirwe yo kuba turirimbana n'abafurere muri uyu mwaka. Dufite Frere Christian waje kumuririmbyi muri korali, twagira n'umupostira umunyeshuri wabo nawe wazanye na Frere kuza muri korali, tubana nabo umunsi ku munsi. Twagize umugisha wo kuririmbana na Masera Diane kuba korera ubutumwa kuri Paruwasi Katedrale. Ayo n'andi mahirwe nanone yiyongera muri korali yacu. Twavugura ibitabo bitandukanye by'indirimbo batubanjirije bari baragezeho, ndetse n'ibyo natwe twabashije kugura. Umunsi ku munsi dufotoza impapuro, twifuza kujyana n'igihe. Dufotoza impapuro arizo gushyira muri karaseri n'impapuro z'abarimu icyo bita broshire. Dufotoza n'umunsi ku munsi, dufite papuro tubikoreraho kugira ngo ibyo tubikorera mu bihe bizaza abaririmbyi bazagenda badusimbura, bazaza bari gusanga indirimbo ziri muri karaseri kugira ngo dutegure ku buryo burambye. Ibyo byose twagezeho n'ibindi twifuza uyu munsi, kuko umusangizabuhamya yavuze twifuza inanga ndetse n'ibiherekeje. Ibyo byose ntabwo twifuza kubika iwacu mu ngo, kuko twasanze ko nta busugire byaba bifite. Niyo mpamvu twifuje gusaba ubuyobozi bwa paruwasi, ibyo byose bitumara kubikusanya twifuza ko bazaduha aho gushyira ibyo byuma n'ibindi bikoresho byose bya korali, kugira ngo bye kuzabimangana, ahubwo bazagenda badusimbura bose bazajya bazabisanga, na cyane ko atari umutungo wacu ahubwo ari umutungo wa kiliziya n'abazadusimbura bose. Aho umubare n'andi makorali atandukanye duhereye kuri paruwasi yacu Katedrali ya Nyundo, kuva mu masantarari yose ayigize, tubona kwambuka paruwasi yacu. Dufite umubare mwiza n'amakorali akora kuri Katedrali ndetse no mu masantarari,
ndetse n'andi makorali hirya no hino. Ntabwo dufiteyo korali tutari mu bana, muri Stella Marisi dufiteyo korali, mu Muhato dufiteyo korali, Ibiruyi dufiteyo korali, ndetse twifuje no kurenga umupaka wa diyoseze yacu twatangiye kugira ibiganiro na korali ikorera ubutumwa kuri paruwasi katedrali ya Ruhengeri, kugira ngo mu minsi iri imbere tuzarenge imbibi za diyoseze yacu tugere hakurya. Ikindi, muri iyi minsi ishize twakoze indirimbo ebyiri, nubwo byari mu bushobozi ubwo mubona nka perezida ariko ndi n'umuhanzi. Nabonye ngiye gusohora filime ya kabiri, mbona ntayisohora jyenyine kandi mfite korali mbarizwamo kandi nkurikirana, mfata indirimbo ebyiri zikorana na korali. Abantu bifuza kuzibona kwandika ikoranabuhanga, kwandika Janvier from Nyundo, bakazibona n'izindi ndirimbo zose twakoze, hanyuma bakareba aho korali Angelo Rumu yifuza icyerekezo yifuza kugeraho. Iyi konseri dukoze ni iya kabiri ahangaha na Pasika, nubwo hari n'iyo twakoze mu Kanama ariyo nakurikiyemo album yanjye ya kabiri. Iyi konseri rero twe n'abandi twahise yo gushyigikira korali Angelo Rumu dukunda, ishema ryacu. Twarahize guhiga imihigo giti cyacu kugira ngo turebe ko twagura ibyuma n'ibindi biherekeje. Ibikoresho rero dukeneye bya muzika harimo inanga ifite agaciro ka $1.5 million, bafure ebyiri zifite agaciro k'700,000, mikorofone enye zifite agaciro k'150,000, akabati ko kubikamo bya bikoresho nk'uko twabivuze afite agaciro k'150,000. Ibyo bikoresho byose bikaba bifite agaciro ka $2.5 million. Urumva ko rero ntakishoboza twenyine kuko abaririmbyi bacu twishatsemo ubushobozi usanga twakusanya $1,000,000. Urumva ko twifite urugendo rurerure kubera ko abenshi barimo abana benshi, urubyiruko narwo usanga bamwe batishoboye, ariko kwa kubera kuvuga ngo nta n'umwe twaheza twishatse ubushobozi kuko wasanga n'umwari uri mu mihigo 50, ariko turahamya neza yuko umusanzu wacu watangiye kugenda neza kuko abenshi batangiye guhindura. Niyo mpamvu namwe tubasabye, ntabwo turatinya gusaba kudushyigikira kuko kudushyigikira ni ukubaka kiliziya, ni ugutegura urubyiruko ruzubaka kiliziya y'ejo hazaza. Korali Angelo Rumu ntabwo bayirimo gusa, ahubwo ni korali izagenda iganwa n'abandi benshi batandukanye. Niyo mpamvu kuyishyigikira ari ugushyigikira kiliziya y'ejo hazaza. Noneho rero gushimira abamaze gutera intambwe yo kudushyigikira bakimara kumenya umushinga dufite, barahari benshi, namwe mubimenye uyu munsi. Tubashimiye umufasha ko nibuze kudushyigikira kuri uyu munsi. Murakoze, bifuza gukomeza kuryoherwa n'ibirori bya konseri, mugire konseri nziza. Amashyi menshi dushimire perezida usobanutse ufite intumbero nziza ya korali Angelo Rumu. Tubwiye byinshi kandi byiza korali imaze kugeraho mu bufatanye n'abafurere b'inyigisho za Gikristo, dusaba ko bagomba